N'umuhungu wanyu Pionika Suez. Iyi ngiyi ni Legacy TV. Turimo ko subscribe anga kuri Legacy TV hari mu ntara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba, umujyi wa Kigali, uri umuntu w'ingenzi anga kuri Legacy TV. Uyu munsi mbazanye ubusesenguzi bukomeye cyane. Ni nkubwira ubusesenguzi uvuga uti ni ubusesenguzi koko. Murabizi yo naje nje kwisesengura ngiye simbabeshya, mbakubita ingingo, nkabakubita icyoneza mvugo, ibiri munsi y'utubati, munsi y'amaridi, inyuma, hasi ndani. Nkabikureho nkabikuzanira hanga ku kiganza cyawe, kuri screen yawe, Legacy TV nkabiguhereza. Jya muri comment wandika ngo Pionika Suez urashoboye, ubundi nkwereke. Bijya gutangira byatangiye papa cyangwa sola cover ya EPA yise Staki. Aho yari indirimbo nyinshi zitandukanye, gusa abantu bakunze cyangwa se biteze cyane ni yitwa Nyaza. Indirimbo ya gatandatu kuri EPA. Ngo nukunyaza da. Akimara kuyisohora, abantu nkatwe ducukumbura twarifashe, urabona hari ukuntu video nako ifoto yikurura, ukabona ibintu byanditsemo. Hari handitse ngo work hard, play more. Okay, niko ari handitse. Hasi arandika ngo gutwika bitinjiza. Nta kintu bimaze. Arongera hirya arandika ngo sinarinzi ko nayobye. Ubu narisobanukiwe kandi yivumbura. Abahanga turandika, dufata amakaramu dukoza muri wino, tubona ko harimo akantu. Mu kuyisohora hejuru murabizi ubundi yasohoraga indirimbo cyangwa se cover y'indirimbo handitseho RA Present cyangwa se Rock Entertainment Present. Gusa haje handitseho ngo Chum Present. Abantu duti papa cyangwa Shinzere Boy, abandi batu basore bari gutwika basaga ntabyo n'ibyo bwabukwe. Ibintu bimeze neza, birakomeza. Papa cyangwa tutangira kubona yagiye mu butaramo, nakwita bw'intice nikize, bwa butaramo bujyamo abapeti bagitangira umuziki. Bya bitaramo bw'ibihumbi 5 cyangwa se 10,000 ukajya kuririmbamo. Abantu baravuga bati sinone kwa Rock byakomeye. Kombere twari tuzi ko bihagazeho. Bajya mu bitaramo bikomeye, batangiye kujya mu bitaramo bidasobanutse. Icyo gihe benshi twari tuzi ko papa cyangwa ari buze yitwaye, gusa bikomeza kutuyarujije kuko aza yari kumwe na Kadafi, ari no mu modoka ye. Turavuga duti papa cyangwa ari cyari muri Rock Entertainment, ahubwo ni ukutubesha cyangwa se no gutwika. Birakomeza gutyo. Ejo tariki ya 8 Ukuboza 2021 nibwo Kimomo Rocky Kirabiranya Mariko yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram arandika ati sitwirukanye papa cyangwa. Papa cyangwa aricaye atubwira ko atishimiye ahantu hari, akeneye kujya ukwe, akeneye kwikuza, mbese amaze kuba umugabo. Natwe nk'ababyeyi ntitwamwangiye, twaramuretse aragenda. Muri comment nyinshi abantu bagiye batera, harimo uwavuze gutya yaje nk'inturumbutse, yari wa Karenga yarakaye cyane, aravuga ati Rocky we, umwana umuririye amafaranga miliyoni ze yari afite uraziriye, uramumaze uramwandagaje umuhindu y'imbwa. Nta n'urukweto afite, dore ko ziriya nkweto yari afite mwabonaga yambaye nizo muri Mika bamutizaga. Imyenda azana muri interview nizo muri Mika, ndavuga abantu bamwambika. None uramutaye. Rocky yarakamishe, ntiyigeze amusubiza. Iyo ngingo ndaza kuyigaruka kugira ngo yumve neza buri uwo muntu ayo makuru yabahaye nanjye nyafiteho akantu kanose kameze gutya. Arafatika boye nawe yaragiye muri comment arandika ati papa cyangwa tuzakuba hafi, uzahirwa ahantu ugiye. Gusa na Rocky yabyandika ntigeze avuga ko batandukanye nabi, ahubwo yaranditse aramubwira ati papa cyangwa nakuzanye witwa King Lewis, ngo hindura izina nkwita papa cyangwa, ubuzima burakomeza uratwika, igihugu kirakumenya, naho ugiye muri Cuma Gang yawe ndakwifuriza kuzatwika, ntuzasenyuke cyangwa se ngushye usubire hasi. Papa cyangwa akomeje guca amarenga yuko hari ahantu atarabayeho neza. Akomeje guca amarenga avuga ko
muri Rock Entertainment ari abagome. N'abagome udufaranga yakoreraga nako y'ibihumbi 100 bamuhaga 10 ryo kunywa inzoga gusa. Uragira ngo ni inzoga yihe? Papa cyangwa nta mitsingi yarazi, nta Musteri yarazi. Uru n'urwunge niyo nzoga yanywaga. Tekereza umusitari nkuri abakobwa bose babona abakobwa ati Papa cyangwa turagukunda. Papa cyangwa aca mu nzira abantu twese tukajya gufata selfie nawe. Ataranywaho Jameson na rimwe ku mafaranga yakoreye. Kuri views zirenga miliyoni inzoga zari ari ya Truwasa y'urwunge. Guys, mu byumva ibintu birababaje. Papa cyangwa ubwo yarabyivugira ati gutwika bitinjiza ntacyo bimaze. Ubu Papa cyangwa ushobora kugenda ukamubaza inkweto za Air Force imigure ebyiri akayibura papa. Uretse Jordan imwe afite y'igitaka n'inkweto zindi yambara by'ipapa. Ese ko gutwika kumaze icyo bamugana Papa cyangwa? Umugabo witwa Mariko kuri njyewe ni igisambo. Kuko Papa cyangwa nta kintu atamukoreye. Iracu no yarayizamuye. Papa cyangwa yatumye Rock Entertainment imenyekana iravugwa. Papa cyangwa yagize amaviews amamiliyoni n'amamiliyoni. Papa cyangwa yabonye ibiraka byinshi. Papa cyangwa yatumaga abantu baza muri Kimomo Safaris kugira ngo bagende bamureba. Akamuhemba urwunge. Naba bakobwa nyine abahanzi babashaka muri Kigali. Hari ikindi babashaka se abahanzi ko nabo banyobeye abahanzi baranyobeye bamwe nk'abariye. Fata ku mavuta arabivuga bakamuseka. Ariko abahanzi nk'aba benshi b'abana baza bishakira bwombo bikarangirira aho ngaho hiti buze n'amafaranga buze. Utipiyoni kikosora rishira kuri indi. Ikosa rya mbere mbona riri kuri Papa cyangwa. Management ya Rock Entertainment yari kwiye kugenda igafata Papa cyangwa ikamuzana. Ikamushiramo amafaranga Papa cyangwa akamenyekana tukabibona nkuko byagenze. Ariko bana banje bantu mumurikiye kuri Legacy TV siko byagenze. Amakuru nifite nuko Papa cyangwa bagurishije iwabo abana baragabana amafaranga. Papa cyangwa umugabane bamuhaye ntiyaguzemo ikibanza nk'abandi basore bose. Yaguze imodoka ngo yitware, yaragiye abwira Rock atakira mubyeyi. Managinga isi n'abanyarwanda bamenye. Rock nawe yikubitira kirida mu kanwa atayanda yariye. Arahekenya. Ukahekenya ndiko umwana twika. Gusa ikibabaje muri ibyo ubugome bwa Rock aho bubonera naha ngaha. Kubera muzana amafaranga Managinge yari akwiye kugira ngo akoreshe ibyo bikorwa. Ariko se muri ibyo bikorwa Papa cyangwa yakoraga ku byabyaye inyungu. Papa cyangwa yabonye hiki kitari gusinda no gusambana. Ntacyo yabonye. Ahubwo byose Rock bishiraga mu mufuka we. Tukabona Papa cyangwa yashezeye umustar yatwitse ngo yinteze imbere. Bizanisha kaza modoka baga batiye dore ko pipi nako pika yabivuze muramuhakanya. Ariko byari byo kandi mutangiye kubibona. Si yari amagambo ya pipi. Ahubwo ko ari ukuri. Rock kirabiranya ari Papa cyangwa. Papa cyangwa yarakaye cyane. Kuri status za WhatsApp argoza ati ibintu byo gutwika bitinjiza ni bibi. Agacimigani. Ejo nibwo nabonye kuri status yaranditse ngo uriya mugabo ni umugome gutyo gusa. Ntiyigeze avuga izina. Arimanukira. Bahano mumurikiye. Ubwo umugabo ni inde? Nta wundi ni Mariko. Nako ni Rock kirabanya ndiko mumuzi. Papa cyangwa ntiyishimye kandi arimo aragaragaza ubugome bwa Rock kirabiranya. Uyu munsi ku isaha 5 nibwo Papa cyangwa agiye ku rukuta rwa Instagram arandika ati ejo bundi sitaki nisohoka nzabaho ukuri gusesuye. Ngibi murabibona ko Rock kirabiranya twatandukanye cyangwa se Rock Entertainment twatandukanye. Ariko ukuri kose si kuri muri ibi baruwa yanditse. Ukuri muzakumenya umunsi. Uko kuri nukuhe? Nuko ubwambuzi. Nuko ibinyoma. Nuko kuribwa amafaranga kwa Papa cyangwa akagirwa imbwa. Ni nako mwayibonye Babu atandukana na Rock Entertainment. Nubwo Babu atabivuze. Babu yemeye gucinya inkoro kugira ngo agahiti yarariho katazima. Ariko nawe yariwe na Rock. Bakamurekura nk'imbwa. Avuga ko atigeze anamubera manager. Ahubwo yari Kanyama Yaya wozaga amasahani kwa Rock.
bameze ati ubu ngubu ndakeka atahagaze neza kurusha Rocky, azanamwifuza. Ibyo si byo byanzanye. Uyu munsi Gaddafi yagiye kuri status yarandika ngo gutwika no, ejo yafotoye mu bukwe bwo kwa Rage Byiringiro, ni Gaddafi wafotoye. None yafashe ifoto arimo gukamera yandikaho ngo agatwiko kanjye karinjiza, si nka kaba bandi batwika batinjiza. Nawe atangiye kwishongora kuri inde, kuri Papa Cyangwe. Icyo navuga ni kimwe, Gaddafi reka kwizunguza. Rocky hari icyo gushakaho, hari icyo arashaka kuri Papa Cyangwe. Igihe cyaba nikirangira uzajugunwa nk'abandi. Ahubwo kwishongora ku muntu si byiza. Kusesenguza bwanjye ikintu nabwira ni kimwe, njya gusoza nuko Rocky Entertainment ntago babayeho neza, babayeho nabi. Ibyo mubona ni ugutwika. Kugura imodoka miliyoni 2 si ibikaza abantu benshi mwazigura mubishaka. Kunywa urwunge, inzoga ya turuwasi, n'umuyedera yegura akayinywa agasinda. Ahubwo icyo mwamenya ni kimwe, Papa Cyangwe afashe umwanzuro muzima wo gutandukana na Rocky Entertainment kuko nta kintu yinjizaga. Mwarebonye agacano kake gashinga kari gafite abasabi 6,000, umunsi umwe kari kagize 10,000. Indirimbo ifite views 55. Ni igikorwa gikomeye kuri Papa Cyangwe. Soza nabwira ko Papa Cyangwe yatanze ubutumwa bukomeye bw'uko Rocky yamuhemukiye, yamwambuye amafaranga, muri amafaranga y'ibyo yagurishije byose amusiga iheru, amusize nta n'inkweto yo kwambara gifite. Biriya tubona nizo bamwambitse muri shop, nuko DJ Brian yazaga yatiye, nawe ni kameze ubu ngubu bahagaze nabi. Ukimara kureba iki kiganiro, urebe icya kabiri ngiye kugukubitira noneho cy'ubuzima bw'uko Papa Cyangwe abayeho ubu ngubu. Ahari ubu ngubu benshi ni mubizi, ariko ibanga ndari gufitengeye kuri rwa mukanya. Kora subscribe kuri Legacy TV. Nta kantu toto koroshye kuvangura kanda se ubundi byako utabikoze byakumarira iki. Ahubwo bora byaguha umugisha ku Mana kuko ufasha abanyarwanda gutera imbere. Nanjye nkambara amakoti nk'abandi rega, nkajya nsesengura ameze nkafata ku mavuta nanjye nambaye agakoti. Mubinkorere, Imana ibahe umugisha. Nitwa Peonika Suez.